umugore avuga ariko urumva n'umugabo nawe uko umugore avuga n'umugabo nawe abagomba guhuma tangira gahoro gahoro cyumweru gitaha uzaba wasubiye mu kazi uri muri konju uri muri konju babyita konju se buriya ibintu nk'ibyo fashaga konju konju
ndeka nawe nyirekera. Okay. Hanyuma movie yawe izabimeze ite cyangwa se umuvu ushaka gukina izabimeze ite ko wari watangiye kuyitekereza? Ntabwo ari movie, it's a documentary. It's a documentary that I want to show people where I came from. Kuko ari nk'igihe mvuga nk'ibintu umuntu akavuga ngo uriya mwana arabeshya. So I wanted to include people, abantu banzi neza kuva nkiri umwana, kuva kasimbi kakiri gatoya kugeza simbi ubu ngubu. Especially abantu bari close to me, abantu muri famille yanjye. Actually ntabwo ngo muri famille yanjye. Actually nk'abaturanye, abantu twari duturanye, nkunda nk'iwacu Rwamagana, kuko ubundi gihe nagiye mbona mu baturanye cyane. Nk'ahantu twagiye duturana, abantu banzi guhera nyiri umwana, wenda ibigo bimwe namwe nagiye nigaho, abantu nyine banzi guhera, kuko ngerega abantu bavuga ngo ndagasazi ndiki, ntabwo ubusazi bwanjye bwatangiye ejo bundi ubona muri 2018. Natangiye kwishakishiriza ngiye kuva kera cyane. So abantu bamwe banzi kera, abo bantu ashaka ariko kuri actually banatanga story yanjye me instead of actually saying it, kubera ko hari igihe umuntu akubona abakuzi actually akuzi imbere n'inyuma kurusha nuko wowe wiyizi. So gushiramo abantu banze some of my family member nka papa wanjye, kuko papa wanjye is a very big part of my story of my life. Guhera simba kivuga kugeza n'ubu ngubu he still aracyarimo ibintu byose abivuranga. My mom, my siblings, abavandimwe banjye, especially my brother. I wanted to include all those people kuko nabitekereje mu gihe gito, ndavuga abantu bose nka brother wanjye ari kwishuri ari muri kaminuza yiga i Butare, so kuita mushyira muri documentary it was very hard for him. Nka mama nka papa like nawe ngomba kubanza ngategura mentally, nkabanza nkabwira this is this and this that, abantu nabo nyine banzi ngomba kujya mbaza ama interview nawe nkabanza nkabategura akabanza akabimenya kugira ngo nyine bamenye batangire banibuke. Atangiye banibuke. Izi image tubona baza akazi ukora, baza ubuzima bayemo, iyo muganiriye bakubwira gute? Sarto abo ngabo famille yawe? Nta kunganira na famille yanjye cyane. Umuntu actually tuganira cyane, he's my brother, umusaza wanjye ngurikira actually my older brother. Ariko we turumvikana kuko he's a nabyita ko he's a wari kumbwira musaza wawe ngo niwe mwumvikana. Yego. Hanyuma rero ishimbi dusoza, filimi izasohoka ryari, gahunda imeze gute? Nzabitegura nimba ngiye kubikora no kubifilminga no kubisohora, of course nzakubwira nawe umuntu wa mbere, of course. Rakoze cyane. Sana urakoze.